Yo boss, mambo vipi? Bahaye ibyanyu nyuma ya Lady Ink na P-Fla. Twikomereza filime yacu. Bimeze bite? Ni kugasoma ni films.com. Bano bahungu nimba banywe biki? Wumve. Lady Ink. Modest, goddamn go crazy, go active. Question, modest track, selector, mother that is it. Uramwumva reko? Feed the select, we feed the baddest. Darkness only we represent. Wumve? Kabagereho mwese. Turaba filime y'umwaka. Yo. Skia P-Fla. Uramwumva reko? Yamwegere hafi mbahesho uyu munsi tugiye kura filime y'umwaka. Naraisa munandika breakfast adi bijombo ingituma nzihana nka ASAP na Rihanna chomoke mvuye digara n'ishumi cyanjye cukala waves komikara n'intege zibipara ako iyo uri umusaza uri umusaza sibyo siko umuntu ari bukumva ibintu ari marabizi yo Naraisa munandika breakfast adi bijombo ingituma nzihana nka ASAP na Rihanna chomoke mvuye digara n'ishumi cyanjye cukala waves komikara n'intege zibipara nandumu zibifunga kubo story bw'imipunga neslinga b'amashenge ngwino kumva bavye barapa sudi muri super sinjya kurenga madiba plaga mpingwa raho utabikunze wasunde bitch yawe ikazi sun ndarasa abana babo turasa ongeze hose ntaruka nta story baheruka ndarasa naruhuka ndarasiko nta guhunga kuko two muri club ni fongo zanyu mwana nta mifungo ngwino ufate ibyawe ndito ikame misiso Umve Skia P-Fla kuko two muri club ni fongo zanyu mwana nta mifungo ngwino ufate ibyawe ndito ikame misiso Lady Ink yewe umve Lady Ink nimba ngwibiki umve turashitse uyu murapera aratwika bamwita Lady Ink okay Ninjiriye DJ ndege n'abajama shanete zinagana kudi buru nkamagana bar after bar homie bafenda zihana uramwumva ariko Lady Ink okay Ninjiriye DJ ndege n'abajama shanete zinagana kudi buru nkamagana bar after bar homie bafenda zihana clips ndazibaha views ndazihaga ibisa bubuhanga flex n'umurava nabikuye imihanda aho yakuye bihanga mwana nge ndahanga ndahanda Nitakabutinde mwari mu bubusinzi madinde mu budide karani mukamyo y'ibishingwe muri kara nebirara muri club nebiraya muri toy nebipapa haise bisaze kuri swa sane kuri flow zabasasa kuri toti na kapana kobe ombe ngamagana kuri rapa semikara watch aragebirara muri club nebiraya muri toys nebipapa mano nindi yonzara insange azize kugaba wize yize kubara ufite donda kugana undindi sabo bafana njya high haseka ndatimbagara balance tigari mpaka mbarara simparara yanze kumira intoryi mfite boro yanze kumva mu nzozi mfite rap nkiri rangi danze kumva mu ntoki nanjye nemera ikofi narayizamu nandika mbaha ibyanyu tambika mu vibing mu bari wanyu muri kara nebirara muri club nebiraya muri toy nebipapa haise bisaze kuri swa sane kuri flow zabasasa kuri toti na kapana kobe ombe ngamagana kuri rap semikara watch aragebirara muri club nebiraya muri toys nebipapa no buri muntu wese usobanuye agasobanura ashaka kunye bivuze ngo ibintu ukora nta cyitegererezo utanga. Okay, I'll go first. Let me say DJ Okay, I'll go sawa first. reka mvuge mbere ibabiri Let me say kamvuge we don't really need to be ntago twari dukwiye kuba turi hano
See, we've been married 5 years. tumaze imyaka 5 dushyingiranywe natani 6 Years. yaba 5 yaba 6 This is like nyine checkup for us. niho kuza kwisuzumisha tumenye Just to poke around the engine, nka kumwe umuntu imodoka agenda ngo bahindura amavuta replace the sealer. cyabagire ibyo bahindura mu modoka umugore n'umugabo baje ku muterapist bamuganiriza ubuzima babayemo bamenye nyine bundi tubanye neza. Scale of 1 to 10, how happy are you as a couple? none se couple yanyu nko ku 10 mwishimye bingana iki? 10 being Nk'umunani. happy and 1 being rimwe tuba twishimye undi tukababaramo gake. Uninstinctively. oya mumbwire ko mubanye mu by'amarangamutima no mu buri. ready. uriteguye he? 8. nk'umunani bose vugire bishimye 8 ku 10. How often do you have sex? muryamana binkangahe? Understand the question. kibazo nago tucyumva Yeah, I'm lost. nanjye byancanze. Thing? But because like is one very little or tujya turyamana nka rimwe ubundi tukamara igihe tutabikora n'umugore n'umugabo bagiye kugisha inama babaganga. nothing? umve muryamana kangahe ngingo hari ukuntu baryamana nka rimwe mu kwezi cyangwa mu cyumweru. mu cyumweru muryamana kangahe? Including the weekend? harimo na weekend. urumva kari gake bari kubitekereza. filime yiswe Mr. and Mrs. Smith ni umugore n'umugabo. Describe how you first met. mwahuye gute ubundi bwa mbere? It was in Colombia. twari muri Colombia Bogota. Bogota umurwa mukuru 5 years ago. imyaka 5 ishize. 6. oya ratana imyaka 6 ishize. Right, 5 or 6 years ago. imyaka 5 kuri 6 nibwo twahuye nta rugo bagabo ntiyakunze. Only this time you came back alone. kubera iki kuri inshuro wenyine yagarutse ku muganga wenyine? Not sure really. sinzi nanjye impamvu ngarutse. Let me clarify. I love my wife. reka nkubwire njye nkunda umugore wanjye. I want her to be happy. mba nshaka ko yishima Good things for her. bamwifuriza ibintu byiza But there are times ariko hari igihe kigera ibindi byose yifashisha. ibintu byose babipakiye babitwaye amafaranga ye yiciye abantu yari yarahunitse ibikoresho bye byose babitwaye. Profile is our main priority. umva tubanze tumenye igipimo cyacu ibikiranga ni muntu cy'ubundi. Phone taps, credit card. credit card akoresha telefone ze muzikurure ibintu byose. Jane. baje no kumva amajwi bagenda basiga mu ngo umuntu yaguhamagara kubura And search the database. For what? muri database Smith? turebe ikize Find him. mumushaka ahantu ari. Jane? Jen iki I think I found him. nabobonye Where? ari he? Here. ari hano yaje yagasani mugabo bari guhiga yamaze kugera hano Heat sensor. ibyuma bitangira kubera ko binjiriwe. Let's scanning all floors. mugabo yabinjiriye. I thought I told you not to bother me at the Shari sinakubwiye ngo ntukansange mu kazi. Mrs. Smith. uracyari umugore wanjye uracyari Mrs. Smith. Careful, Jane. I can push the button anytime. Shari urabizi ingenzi icyo nakora igihe cyose nkakora icyo nshaka. and a map. umugabo yabateye mu kazi. ngiye gwa gasupo ya nyuma ukwiye kuvana ukaburirwa irengero. You really expect me to roll over and play dead? urakeka navana ngahunga nkigira nkaho napfuye se? 6. And I'm not leaving. ngiye ntabwo ndi buvana ngo ngende. umugabo aje kubwira umugore ati burirwa irengero. bose kampani zabo zabwiye ngo ugomba kwica umuntu wakubonye. umwicanyi itegeko rya mbere mwana ukwica wakubonye. Evacuate Penn City. urabizi nimba twatewe tugiye kubitaho umupango wo kurigitisha ibintu byose amadosi ibintu byose bakabisiba hatagira n'ibimenyetso bakura hano byose barabitwika ibyo bakoreshaga mu kazi. mugora sana hard drive zabo cyangwa se disk dire zabo ibintu byose byariho n'amasysteme bakoresha n'amabanga yabo y'abantu bishe nayo bapanga kwica barabisiba kugira ngo uyubateye nanabica atamenye makuru ya company yabo kuntu ikora. abagore bahita bavuga ni company y'abagore bishyize hamwe ngo biteze imbere. abagore basigaye bibumbira mu mashyirahamwe bakiteza imbere. bafunguye company y'abicanyi ariko bafite uwo bita daddy menyerwe boss wabo bazano kandi bose na abastari. nta muntu uri muri iyi filime udafite hit. nebe nasa hakurya iriya ku yindi etaje bahita baca mu madirisha bagurutse cyane. umugabo yaje arashaka umugore we amwice kura y'imbunda. umugore ahita acaho. urugo babanaga bitonda ari abamarayika batajya bavugana buri umwe aza madawi wiriwe neza Kristo yeza kuzwe
mugore agendera no hejuru y'inyubako turashize bararebana chicken shit wa matotoro pussy wari pussy Yesu Kristo kubyegereje umutima mubanaga mu rugo none umva igitutsi umugore amututse we ngo pussy umugabo ati ora amatotoro hayi uyu yaragiye azana ibikoresho byose byo muri batwitse bari abantu bajya gucika rebe nimba nta makuru yakuraho bafite ubwoba dore imbunda batangiye kurara bicaye bamenye kuri mukobwa kurira kampani y'abicanyi b'abahanga musore kuri ibintu byose batwitse yabizanye arebe nimba nta makuru yakuramo y'ahantu baherereye amasidi bayatwitse 22 18 and change. You got 18 hours until they close the book on both of you? Mama! We're on high alert here! Mama, turyamye amajanja. Kills you right there! Twabuze gatongo ngurase nzi kuri umuntu duteye. Never mind. Sawa byiyorere mama zikari imikino kumbeho k'icyana kinacyo n'ikicanye. You gotta take this bitch out head on. Umva iyo bitch ngo n'umugore wawe yica bigishoboka. Your wife, she's the enemy. Ura nagakira umugore ari umwanzi wawe. Ashobora kuba hano hanze riga yaduteye. Got it. Ndamubonye. Harako yabonye. Now we're talking. Buno no turi kuvugana. Question is how much is it to buy a vow? Hey, babonye ahantu umugore ashobora kuba yahungiye kuko ibintu byose babitwitse. Nagapapuro babonye kumbikana hura neza n'icyapa kiri hakunino. Nahantu bari kubaka. Oh, great. How's that new penthouse working out? Rebe. Just fine, thank you for asking. Mugabo yahageze no yese yambara twa tugofero two kwishansiye. Ni etaje iri kubaka umugabo yitavayo. Yamenye ko umugore wari muri iyi nzu. Hari ashobora kuba ari nabandi bantu bacikanye. Azamenye ibyo ari byo. Urebe. Yo. Hey. This is security. There seems to be a problem with your elevator, sir. Do you want Esanse rugiyemo ifite ikibazo. Take your time, I'm really quite comfortable. Oya nje meze neza muyikore nyirimo. Ko kumeze neza muri esanseri ni ikijwi kiri kubaza. Jane madam. Is that you, sweetheart? Ese niwe wahinduye ijwi uri kuvugisha sweetie? First and last warning. Ngiye guha agasopo ya mbere ni ya nyuma. Va muri uyu mujyi uhunge wigire nka wapfuye. Anywhere. Urabizi na hantu naje. Oh, well, so you say. But right now, you're Mbere na trapped in mbere. a steel box hanging 74. Uri kuri nivigera kuri 70 uri muri esanseri yo sanseri ndi kuyikontorora. Chatsi esanseri nayimanurika ibaze esanseri iri amigozi yayicitse wayitupfa. Work because you constantly underestimate me. Mada iteka uransuzugura. Ntago uzi icyo nshoboye. You have no idea what I'm. Nta gitekerezo ufite cy'ubushobozi mfite bw'ibintu nakora. We're back at you, baby. Let me guess. Kandebe. Shape charge on the counterbalance cable. Two more. Buriya uri bugiye guturitsa sanseri imigozi imanuke ingeze hasi ariko siri buhagere. Found them. Hari uburyo nabikozemo. Did you also get the base charge of the principal cable? Iyo migozi nshobora kuyishwanya gusa nta gukoze esanseri ikakumanura ukayitupfa. Or I'll blow it. Ngiye guturitsa iyi migozi ya esanseri cyangwa unsezeranye kugiye kuva hano gahunga. Okay. Sawa. I give up. Ndemeye. Blow it. Turitse esanseri none usinyivamo. Ntago mpunga umujyi. Go on, blow it. Yego yituritse nyirimo none mbirebe. I won't. Urakeka ko nayituritsa? I think you won't. Ndakeka ko utayituritse nyirimo. Okay. Sawa, ngiye kuyituritsa. Urebe. 5, Gatanu, 4. kane, Any last word? vuga ijambo rya nyuma. They're hideous. Ari amarido waguze yahishaga ibintu byinshi nago nayakunze. Sanseri barayituritsa irimo umugabo nyagasani. Barayituritsa. Kumbe umugore ntago ari witurikije. What the hell was that? Mukoze biki? What? You think about Soro umuseze Yesu maze kubara tuyise tuyituritsa nabicanyi bakorana nawe. Sanseri dore kuntu yamanutse. Sanseri kwica nabi ntago warukoka. Hey! Sanseri kubitasi yari irimo umugabo. Umugore bagenzi be bamufashe kwica umugabo we. Gasani. Kwishansiye. Umugore kumbe we yarari mu kimodoka hano hasi. Turano bakorera. Umugore yiciye umugabo. Abandi bagore bakorana kandi bambaye nk'abagore bakora muri office bose bikwije basa neza. Badasana bwa bukobwa bw'inaha burara mu tubari we busa nk'ubuzerereza. Bwambaye ibiki n'ibitatu n'ibiki bwarapfumuye amaso n'iki byose. Wapono bambaye nk'abajisto makumbe nibo bicanye nibo babi. Impamvu bari abana rero bambara cyutumini amatatu ntagara abana babi. Kumbe umugabo ni muzima ari mu yinde sanseri yumiwe yewe mugore yaranturikije yazamutse yitangira itama yumiwe.
kumva umugabo ni umuhanga yarari mu yindi esanseri baturikije yitezeho kamera ku buryo amashusho yoherezaga ko ari muri iriya esanseri yindi kumva atari yarimo iyarimo ya nyayo ntago bamubonaga ni umuhanga cyane yari yohereje amashusho mu yindi esanseri ku buryo bamubona nk'aho ari hari kuri kamera zabo bakabona kuri kamera zabo ari muri esanseri kandi esanseri babona atari yarimo ni umuhanga cyane uriya mugabo umugore yaje kurira yakundaga umugabo we ariko nanone ni akazi ari kurira wibuke ko atari nawe waturikije esanseri yararize napfe nyine yaje hano ari kunywa agashampanye umuseriveri mugore asekamo madamu mugore yishimyemo umugabo ni muzima narenje hano ngo ushimire ko wamanuye muri lifti wahisemo iki duhane divorce gatanya ndabikunze hano niho wanyambikiye impeta niho nari naje kukunamira nzi ko wapfuye nkwamo nkunamira ni hano yamuporoporeje nicare hoya hari yicara ku ngufu mugore akura y'imbunda mugabo nawe akura agatambara ahisha ku mbunda aramuzi bose nta n'umwe wizeye undi tubaye champagne oya mpa maritini champagne niyo guserebura njye ntacyo ndi guserebura hari abantu bazi ko champagne ari ikintu ngo cyo kuko wiboneye bayinywa baserebura nicyo yaremewe ariko mwiyohera ujya mu kabaro kayinywa mpaka bukeye ngo uziko ngari bwo babona ko uri umukire uri umuturage ni ikintu banywa baserebura cyangwa haye ibyo bintu se ko bizwi n'abantu bakimwe mwabimenye turasanire hano se That would be a shame because they would probably ask me to leave once you're dead. Turasaniye hano bahita bansura mu kabari kabo ntimariye icyo kunywa bavuga ngo mwiciye umuntu. Ngaho ngeno tubyinane. Swambwe ngo ntago uzi kubyina se dushakana. Oya bira narindi kujijisha ngo utabimenye. Urebe none se no kuba umunebwe kutagira akazi ukora nabwo warambeshyaga burya ntago uri umunebwe. Kiramukanda ikigabo kiramukanze. Urayibonye? You think the story's going to have a happy ending? Urakeka bino bintu birarangira neza. Barabyina ngo umugabo yari yabwiye umugore ngo sinzi kubyina biriya bintu byo kubyina ni iby'abantu b'abasinzi. Kigabo kiri kumubyinisha kimukubita ku gikuta gifite umujinya basha kukoka tubara ko yakwishe. Uranyuzwe se? Amwambura icyuma umugore yari afite icyuma uyarakijugunya shaka kunjomba ibyuma umugore agenda yambaye amajipo n'amakanzu n'utumini turimo ibyuma umugabo ari kubimwambura bari kubyinana musaka bijugunya tamna mu bimujomba bari kubyinana umugore nawe ko babyinana amanuka hasi bana umugore kaciye bugufi ko umugore nagaciye bugufi gusa yaragiye kumukuramo imbunda ndakuzi izimbunda zawe utaza kuzinyicisha mu kanya uhisha mu nkweto. Why do you think we failed? Because we were leading separate lives? Ese mpamvu urugo rwatunaniye nuko twe tubaye ubuzima butandukanye cyangwa uko twabeshyanyaga. Hari ikintu namenye mu kanya. Mbwira. Niwe wabyishe byose. Niwe watumye urugo rutunanira. We waje ngo dukundane tubane umbarama akazi. Wabipanze ubishyira mu bikorwa. Ese ndamutse narashakanye nawe n'ubundi nanjye ari uburyo bw'akazi. Nazono barakarana ijoro gatangiye kwanga n'umuntu waje buriya ngo tubane uje kuneka wabibazema akazi kumbe wapi barakundanaga ahubwo nuko ibintu byanze namuginga ariko bikamubera umugome bikatangiye kwivisha ngura mugowe bwa n'umugome ngo nawe bumugome kisasu kiraturika uyarariba rebe uyu kureba bona umugore ari gucika umugore ni umuhanga cyane yacitse tayari umugore ari kugerageza guhunga no mugabo kuyu mugabo no mwatara gufasha ariko n'umugore nuko we uziko imyenda wambaye iri gutikinga iri gusona arabanza kuramo ikote arishukunya hano usubira inyuma we gisasu umugore babyinanaga mutega ibisasu we bega umugore w'ishyano we babyinanaga ari kumushyira ibisasu mu mufuka soka wa mugingwe muri iyi modoka musohoramo asohora edizo kari
rebe umugore yarakayidura ngo yarasize ateze umugabo w'igisasu mu ikote we mbega inshinzi Jane Smith muvugana ubu nubwa kabiri geraje kunyica it was just a little bomb karagasasu gato na sheri nta birenze umva umugore dutanguranwe mu rugo bose barakaye gusa ubwa kabiri shatse kunyica ngo karagasasu gato nko kumubwira ngo nagukinishaga nta muntu ukinatego ndi bisasu yarongera hamagara umugore we n'umujinya uyaritaba wahageze se mu rugo bagiye gutangura mu rugo bwa mbere duhura wantekerejeho iki ahubwo we mbwira bwa mbere duhura wantekerejeho iki duhura nabona gusa nk'igitondo cya Noheli wari mwiza cyane sheri n'umugabo sinzi ubundi buryo nakubwiramo ukuntu nakubonye kuki isuba ari bwo bimbwiye bigaragara ko umugabo yahuye n'umugore yamukunze ibintu bigiye kurangirira gutangira gutekereza uko byatangiye ndashaka kubikumenyesha ko duhura nari nagukunze bya nyabyo wese duhura wambonaga gute n'umugore duhura natekereje ko njye nakubonagamo nk'igipimo cyiza nigeze mbona mvuga ntuyu namukoresha umva umugore nyagasani uzi ko abagore bananiranye we bisa ngo we wambonagamo akazi tu nakubonagamo imibare nicyo nari nkeneye kumenya ko utigeze unkunda umugore sinzi gusa umugore ashobora kuba yaramukunze kuko yabibwiraga abantu ngo yamukunze ahubwo ari kumwe umuntu yihagararaho gusa akanga kuvuga ukuri ariko nawe arababaye sike mbivugiye iki bose bahuye bakundanye gusa umugore yihagazeho ngo ngiye duhura nakubonagamo akazi gusa nta n'ikindi nagushagaho gusa kwa ni umujinya ariko nawe yari yamukunze umugabo ati nibyo nashaka kumenya ko waje gushakana nanjye utarajya kure umugore aramugonga mbega ikigore we mugore ni ishyano uri hano ahita yinjira nimubibonye nimubyiboneye iyi nshinzi ndayicira mu nzu nashake banjyane mageragere sinishe bake urebe umugabo kandi mu nzu bose niho babika ibikoresho byabo bivuze ngo utanga undi mu nzu ubwo tayari araba yamutanze igikoresho umugabo avayo umugore yamutanze mu nzu kugera ku muryango w'imbere umugore yahakinze tayari abaturage John bite Bill meze neza yego meze neza hakuntu umuturanyi abahaza amafiriti azi ngo no mu rugo iwanyu ibintu ni amahoro kumbe John we imodoka yawe kwa iparitse kuri sidewalk hano se hano bakwandikira arya ni iry'inani iparitse kuri sidewalk wayakuye mva umuteto umugabo hano ni ibibazo biri mu buzima n'urupfu uri kumubwira ngo yayiparitse ahantu hatemewe rebe mu rugo umugore yagezeyo mbere umugabo yinjira mu nzu iwe afata inyundo yaza kwinjira yihishe inyuma y'igiti umugore yamaze kugera ku mbunda kare umwicanyi nk'uyu ufite imbunda akubonye mbega ishyano nashakanye naryo we umugabo yumiwe n'umugore yumiwe nararanaga na shitani kazi umugabo akubita umutwe ndapfuye arabizi umugore yari ufite imbunda nawe n'umwicanyi arabizi ko umwicanyi ufite imbunda agufashe vayo umugabo uri kujya mu rugo kujya kwinjira hamwe asanzwe aba umugore hamwe abika intwaro umugore yashyize ingufuri umugore afite ikibunda dore za magazine umubiri wose yawujuje rebe ikigoryi ndakirasa umugabo yaje kore bariya mena ikirahure bucece nuko ukimeruka manzu ugategereza ukareba ko nta muntu uhita uza akakurasa bafite inzu nini ntabwo ari twatuza umuntu amenera ikirahure inyuma ukahita ubimenya nk'utwo mubamo za nzu nziza yavayo bucece mu gake rebe ahita afungura hano muri salo hari utuntu tw'imitako umugabo aba yaragiye ahamanika hamwe babika utuntu dusanzwe tunafungitse turiho n'amashashi aradushwanya gusa nyagasani shwanya gusa harimo iki harimo pistori n'amagazini yayo na siransiye ku buryo nurasa umuntu isasu ridasakuza nyagasani turashize tamu mu nzu
neza ure filime urebe yeah ndapfuye ajugunya imbunda hasi nk'upfuye mugora kirangara isasu yarazi kamwishe jewe turashize ni filime rebe bucece yeah karabereka katamuraburiza gapfundikizo hasi mugore aramwumva firigo nziza mwibutsa ubu ngubu cyangwa ibindi bikoresho byo mu nzu byose bya electronique ushobora kujya muri Dubai Market bakorera hano muri KCT bakaguha ibyo bikoresho ukabyishyura mu gihe cy'amezi 5 bikoresho byose wakenera amafirigo amakuka mateleviziyo ibintu byose udutebe twiza two hano dutebe two ku mubariko byose ni muri Dubai Market mugabo yishe nyuma ya firigo nziza cyane mugabo afungura gaze mujye muri Dubai Market tiba bakope wishyura ibintu mu gihe cy'amezi 5 ushaka ibintu byose ushaka byo mu rugo fata umugore kubita tababarira ukwica honey Come to dad. ngwino kwa papa come to daddy none se ubu papa ninde ari nge nawe bitwins dad bose shiri mbuza ku ruhande umugore aramurashe fata ninja bajya undagurana mu nyubako to vayo rebe biranga aramuniga teruri ninja hano teruri ninja kugikuta na kubabarira hano na mikinari nukwicana kugikuta turashize urebe yo komutwe do as fonts yeah kajya hejuru mugeri ku mugore we mugeri yeah mbonyana kubise ya mikino iri hano yeah akibazo intsinzi biyawe kigaragara abanye kabagabo none birasobanutse turi abana beza umugore waracyaye mutunze kakanya bari bakirwana filime kuri stati ubundi umuntu agiye gupostinga akantu kuri stati ngo ntabwo kajya karenza amasegonda 30 njye ntabwo nkunda filime igeze mu mico mibi reka urabona nge na madamu tutimere neza abaturanyi bari bamaze guhamagaza inkera gutabara tera abantu turi kumva urusaku muri ya rugo tumeze neza nuko tubate yo 5 more minutes, Mark. kumbu uyu nguyu hakuri no hari message yamugezeho kwica Jenny Smith bashyize 400 $400 ntago mbyuka batujuje igice cya miliyoni $400 ngo wica umuntu Jenny Smith uyarabyiboneye
message arayibonye n'amafaranga menshi. Umugabo n'umugore bereye mu nzu ibintu byose byangiritse babinamenaguye. Baje kwitamo. Cyane mpamvu ubona badakwiye kwinjira mu by'umugore n'umugabo. Mukanya abwira ngo kira kigore ngo cyawe uzakice, kira kigabo cyawe uzakice. None dore ibyo bibereyemo. Buno mukanya mwaratangira kubwira undi. Baje kuganira rero. None wo buri mwamenye undi babanaga buri mwatazi. Cyaje mbwira ngo agiye mu karuhuko muri Aspen byagenze gute? Ko watashye kare. Jean-Luc Gaspard. Ngiye kwica Jean-Luc Gaspard. Mana yanjye. Nanjye nashaka kuzamwica. Karakana nagashakaga. You didn't hear me that night the chopper dropped me off for our anniversary. Eseri wa munsi twari gusangira ku isabukuru twizihiza umwaka tumaze dukoze ubukwe. Urabizi ko kajugujuga ariyo yanzanye yantahanye warayumvisha. I was partially deaf that night. Oya nari niriwe mu magrenade amatwi yanjye ameze nk'ayazibye niyo mpamvu ntamenye ko kajugujuga ariyo yakuzanye nyagasani batangiye kubwizanya ukuri. Buraro amabara sinyabona neza kubera ibisasu. Izi ntoki zanjye 3 kuzibona ntago zumva ziri paralize kubera kuzikubita cyane. Batangiye kubwizanya ukuri none kwanya ko none ubundi bw'ubundi abantu bakundana buri umwe azundi azina kaza akora n'ibintu byose. Iyi ngoma yanjye y'amatwi imwe rero yumva nabi yumva igice babaragiye babakubita bahora mu ntambara bahora barwana. Ese uvuye kwica abantu birakugora gusinzira? Oya ndasinzira. Usiko nanjye ntashye mita nsinzira niyo naba nisha abantu 100 we. Mva umugore. Baciraho ntabwo basi ko babashyize amafaranga $200 ku bantu bari bubice baje amasasu babashyize abantu bagomba kubica rero film Musa Shahariya nanjye nci hano ufate hankuri ndanze wowe ubwo manuka nukate n'iki bafite sinyari nk'iz'abakomanda no kutumvikana wowe gira gutya ndanze winyobora wa muginga we fayo binjira hano urabe do hey akunino bari bamaye amasaha 48 ngo nkwice nanjye nuko umva byari kugenda gute bose kampani zabwiye ngo tugoye amasaha 48 umaze kwica umuntu n'undi ubwo no kuvuga ngo iyo utamwishe we kampani zabicanye ziza kukuyicira zabatumye. Kidding me? No. Hey! Baby! Go! Hey! Inzu yabo biguriye bashwanyagurika. Yo. Inzu yabo nuko byagenze. Dukeneye imodoka. Iryo jambo bavuze. Coleman.
baje hakona ino rebe mu igaraje. I was never in the Peace Corps. What? No. I really like that about you. Ntago nigeze njya muri bya bintu byo kurwanira amahoro, narakubeshyaga. Nibyo nari naragukundiye wa muginga. Nanjye ntago nigeze niga ibintu nakubeshye ko nize. Art history major. Art. Nize art history major. It's reputable. Birarenze ariko ndarenze. Batangiye kubwizanya ukuri kuzuye noneho gahoro gahoro. Buri umwe amenya undi. Babanaga bataziranye. Ubundi bino nibyo byiza, buri umwe bwiza undi ukuri mubane muziranye. Jewe. Vayo. Do. Kuri boxa ye bambaye ama boxa. Fuckers get younger every year. Yo. Binjira umuhanda. Abicanyi babariho. Sheri. Uburyo utekamo sinigeze mbikunda na rimwe. Ntago ari impano yawe pe. Baby, I've never cooked a day. Ibaza kuva twabana nta biryo na bimwe ndateka. Nta na rimwe. Narabitumaga bitetse kwa Kintu nkahita nigira nk'ari ngiye wabitetse kuko nabaga naniwe. Bega umukobwa ubeshya. Umugore niyigeze ateka na rimwe. Batangiye ubwizanye kuri. Do. Kiragenda kiririmba. Kureba inyuma bakurikiwe. Dufite abantu dufite inkurikizi. Mugora vayo. Nabicanyi. Ubura umwe yamenye undi noneho baraziranye nta kongera kwihisha mu wundi. Wa mugenga yitwara neza ariko mbashe kurasa abantu. Yo.